impamvu nyise kwasha ariko byose ziba ari indwara cyangwa se effect zigenda zigafata ku ruhu, zamara gufata ku ruhu zikaba zakwangiza uruhu ndetse bikaba byavamwo no kuba wasiga ubuzima ugapfa. Hari amakuru menshi rero tumaze kubijyaho cyangwa se intosiyo menshi tumaze kugiraho, twagiye twumva ibintu baragenda bivuga hirya no hino basobanura kino cyorezo, ariko tugiye kuganira ku buryo mu Rwanda cyahageze ndetse n'abantu kimaze gufata kugira ngo mubashe no kugumya kwirinda kino cyorezo. Abantu benshi no kuvuga ngo impamvu insengero zafunzwe ngo ni ukubera kino cyorezo. Ngo haye ikaze rero aho tugiye kumva byose nta na kimwe duciye inyuma, nubwo mugiye kubana ni Kevin nk'ibisanzwe. Icyo usabwa nyaboneka ni ugukanda subscribe kuri Masaki TV Show kugira ngo ujye ugumye ubone n'izindi updates nkomeza kugenda gukorera umunsi ku wundi. Uyu munsi rero turi tariki 5 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024 nibwo wongezweho n'amakuru ndi mu ishyamba nimwe ndataha mvuye muri shoot, ariko mbasha kumva inkunda avuga ati reka ngende nyishutinga ndetse tunaganira ubundi uze kubya uploadinga. Niyo mpamvu muri ko ndahantu mu ishyamba hirengeye aho ndimo ndava muri shoot nyine ndi no gutaha. Abanyarwanda bakomeje kugira umungenge bavuga ngo hagishwa ko hagiye kugaruka guma mu rugo, gusa hari ijambo mbonye mu kanya perezida w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame wongeye no gutsinda amatora yo kuyobora ku gihugu nyine indi manda nyine y'imyaka 5 nyine afite byinshi nyine yabisobanuyeho. Ndavuga ati reka mbashe kuba nabibagezaho, dore ko bamwe nyine mu mukurikirana amakuru kuri za YouTube mutabasha gusoma nyine n'izindi mbuga nkoranyambaga bakoresha, ndavuga za Twitter n'izindi zigiye zitandukanye, ama website yabo babasha kunyuzaho amakuru agiye atandukanye. Rero Excellency yabiye Abanyarwanda ko muri iki gihe nyine iki cyorezo cyaje cy'ubushwita bw'inkende, dore ko cyaturutse mu gihugu cy'abaturanyi, ndavuga Congo, Demokarasi ya Congo, aho cyabanje kugaragara ku mumama n'umwana bari baturutse muri kino gihugu cy'abaturanyi cya Congo, baza bafite iki cyorezo bacyanduye. Perezida Paul Kagame yavuze ko Abanyarwanda bagomba kwirinda cyangwa se bakabanza kwipimisha mbere yuko binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi bakimara kubona kino cyorezo benshi bagize ubwoba. Ni icyorezo giteye ubwoba bitewe n'ukuntu gifata uruhu n'umuri wawe kikawugira, kikagenda kikaguhindanya mu maso, kikakugiza nka zombi. Niba muzi cyangwa se mujya muri filime mukaya filime z'amazombi, ni buryo kino cyorezo gikoramwo, kiragufata rwose isura kikayangiza kikakugira nka zombi. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame rero yabwiye Abanyarwanda rwose ko bagomba kwirinda aho bava bakagera, bakirinda gusuhuzanya, guhura n'abantu mu bwishi, kuyambirana ndetse n'abantu mudaherukana cyangwa se ko baturutse kure, kubera ko iki cyorezo nacyo cyandurira mu matembabuzi cyangwa se gukurwaho cyangwa se gukora ku muntu wanduye kino cyorezo ahita kwanduza nawe ubushwita bw'inkende. Ni icyorezo urwara hagati y'umunsi umwe cyangwa iminsi 4 ukaba wamaze kwitaba Imana, kubera ko umuriro wacyo uragenda ukakurenga ndetse ukagenda ukangiza n'uruhu. Amara kwangiza uruhu ukagenda nyine ukarwara ibintu bimeze nk'ubuheri bwinshi ku mubiri, noneho bwiganjemo n'amashyira, ukagenda nyine umubiri wose ukaburwara nyine mu maso, mu maboko, ku maguru, ku kibuno no ku gitsina hose nyine bizaho. Nta hantu na hamwe hataza kino cyorezo. Iyo wacyanduye nta hantu hamwe utakirwara. Rero dore uburyo nyine ushobora kukirindamwo. Uburyo bwa mbere ni kwirinda gusuzanya n'abantu bose ubonye, kwirinda kuryamana n'abantu bose ubonye, kuko gukora imibonano mpuzabitsina nabyo biracyanduza. Kwirinda gukora aho ubonye, mutangiye mbwiye no kwambara utuga kugira ngo byibuze nunakora ahantu bisigare kuri ga, ubu utahuze kuzifurisha amazi ashyushye, kugira ngo mugumye nyine kwirinda kino cyorezo cy'ubushwita bw'inkende. Iki cyorezo kiramutse gifasha u Rwanda cyangwa se kikagira benshi Abanyarwanda, byaza gutuma nyine twese nyuma dusubiza muri guma mu rugo, kugira ngo habanze hafatwe ingamba zikarishye cyangwa se zikomeye cyane kugira ngo iki cyorezo nyine kirindwe. Abanyarwandakazi rero, iyi ni message, ni umuburo ababuriraga, mugende mwirinde kandi mugumye kugwiza amafaranga, dore ko abayobozi b'igihugu cyangwa se abatureberera bavuze ko iki cyorezo kibaye kinini mu Rwanda cyangwa se kigafata benshi, bihungabanya n'umutungo cyangwa se ubukungu bw'igihugu n'iterambere rikagwa hasi, ibintu byose bigasubira inyuma. Yari Masaki TV Show, yari Kevin mwabanaga. Nyaboneka subscribe ni ya mbere, nuze kugenda udakanze subscribe. Sawa, ndabakunda cyane.